Ni mu karere ka Muhanga ahongeye kumvikana amakuru mabi cyane, inkuru y'incamugongo aho umurambo w'umwana waje gusangwa mu mugezi wa Nyabarongo, gusa nanone haza gutangazwa ibigiye bitandukanye byatumye benshi bongera gushya ubwoba, gusa inzego z'ubuyobozi nazo ziza gutangaza ibigiye bitandukanye. Mbese iby'iyi nkuru y'incamugongo yongeye kumvikana mu ntara y'Amajyepfo yaba ijyanye n'iki? Mbese uyu murambo waba ari uwande? Ese yaba aturuka mu wuhe muryango? Mbese waba warageze muri uyu mugezi wa Nyabarongo gute? Mbese n'iki abagiye batandukanye bagiye batangaza nyuma y'uko iyi nkuru ibabaje yongeye kumvikana mu karere ka Muhanga, yababaje abayumvise ndetse n'abayiboneye amaso ku yandi. Ibyo byose rero n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige, nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abatuye mu karere ka Muhanga bitewe n'ibyo biboneye amaso ku yandi muri uyu mugezi wa Nyabarongo. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba agiye atandukanye, yaba avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Si ubwa mbere ndetse si n'ubwa kabiri umugezi wa Nyabarongo haba hagaragaye imirambo igiye itandukanye, ndetse rimwe na rimwe ba nyirayo ntibaze kumenyekana byoroshye. Gusa bikaba bikunze kumvikana cyane cyane mu bihe by'imvura, aho imigezi imwe n'imwe igenda itwara abantu ikabica, bikaza kurangira bagaragaye mu mugezi wa Nyabarongo. Ni umwe mu mugezi igenda ihurirwamo n'imigezi igiye itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa kuri ubu inkuru mbi yongeye kumvikana mu mugezi wa Nyabarongo ni uko hasanzwe umwana yapfuye, bitera benshi urujijo. Abaturage batuye ahegereye uwo mugezi bashya ubwoba bitewe n'uko uyu mwana yasanzwe ameze. Aya makuru ababaje kandi yateye abenshi agahinda yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi wo mu karere ka Muhanga, aho yatangaje ko ku nkengero z'umugezi wa Nyabarongo hatoraguwe umurambo w'umwana w'umukobwa witwa Manirakiza Josephine. Amakuru atangwa n'ubuyobozi avuga ko uyu nyakwigendera yaguye muri Nyabarongo ikamutembana ubwo yari avuye gusura mukuru we washakiye mu karere ka Ngororero witwa Irakoze Brigitte. Gitifu w'umurenge wa Rongi Yaremye Germaine avuga ko ubwo umurambo we wabonekaga umubiri wari watangiye kwangirika cyane, bigaragara ko hashize iminsi uyu nyakwigendera aguyemo. Uyu nyakwigendera yabanaga n'ababyeyi be mu mudugudu wa Mubuga, akagari ka Mubuga, umurenge wa Muzo wo mu karere ka Gakenke. Binakekwa ko yaguye mu mugezi ubwo yari atashye, gusa akaba yarashatse kwiyambutsa wenyine kuko nta wundi muntu bari bari kumwe, ubundi akisanga yaguye muri uwo mugezi wa Nyabarongo ugahita umwambura ubuzima. Uyu murambo ukimara kuboneka bahamagaye ababyeyi b'uyu mwana, bemeza ko yaguye mu mugezi ubwo yari avuye gusura mukuru we.
Uyu gitifu Nteziryaремye avuga ko bahamagaye ababyeyi ba Manirakiza bagasanga umurambo w'umwana wabo ukiri ku nkengero za Nyabarongo kuko babanje gutegereza ko inzego z'ubugenzacyaha zihagera kugira ngo zikore iperereza mbere y'uko uyu murambo ujyanwa mu karere ka Gakenke gushyingurwa. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bakaba bagaragaje agahinda gakomeye n'ubwoba bwinshi cyane, gusa bongera gushimira inzego z'ubuyobozi zababaye hafi zikongera kubahumuriza. Ngo hari umwe muri abo baturage twagiye tuganira wavuze ko muri uyu mugezi wa Nyabarongo hari haciyemo iminsi hatumvikanye umurambo w'umuntu runaka, bakaba bongeye gutungurwa n'iyo nkuru y'incamugongo yagaragaye nyuma yo kubona uwo mwana waguye muri uwo mugezi wa Nyabarongo. Gusa inzego z'ubuyobozi zabijeje ko zigiye gukora iperereza ku cyaba cyateye urupfu rw'uyu mwana wapfuye urupfu rubi cyane kandi yasanzwe yarangiritse cyane bitewe n'uko yaguye muri uwo mugezi wa Nyabarongo. Abantu benshi bibatungurwa n'uko uwo murambo utari wagaragaye. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahindura mu makuru y'ubutaha tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa kandi ugomba no gufata inkuru yacu ukayisangiza abandi kugira ngo nabo basobanukirwe neza amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.